my friend. Anatanda mbere yuko tuza abantu muri kunyandikira muri kumbaza single connect, reka nyibasobanurire muri aya magambo arambuye. Single connect ni platform cyangwa ni application udownloadinga muri telefone. Abantu muri kumbaza website, tugende gakeya. Uragenda ukadownloadinga application, wamara kudownloadinga application ukayishyira muri telefone. Niba ukoresha Android, icyo ukora uragenda ukandikamo single connect. Niba muri kureba hano kuri dashboard, muraza kureba iyi konte yabo ihari, uraza kureba iriya logo. Nujya muri ntuzo ukandikaho single connect, uraza kubona logo ihari imeze kuri ifite iriya mabara ifitemo noneho kabiri zirebana. Noneho numara kuyireba uragenda ukandi uyidownloading. Numara kuyidownloading na amabwiriza mwese mwarize, ntabwo ushobora gutunga iPhone smartphone utarize. Noneho biraza kugufasha kudownloadinga this application. Numara kuyidownloadinga urakurikiza amabwiriza, ugende uyaboneshe. Muri iyi minsi ntekereza ko afite promotion, ugende uyaboneshe. Kwibutsa ikintu kimwe, ntukore ikosa ryo gukoresha ifoto itari yawe, ntukoreshe amazina atari ayawe. Ubwo ni ubujiji bukabije no kutigirira icyizere. Single connect ntabwo ari nka OnlyFans, ntabwo single connect ari nk'ibi bitabapfu ngo niba ari babyita gute biriya bindi sande bimwe muri mujya gushaka amafoto yo kwikinishiriza. Kiriya ubaho cyantuze kinda nta ibingibi. Iyi application itandukanye na biriya, ntabwo bihuriye. Iyi ni application yakozwe washyizeho ikarita yawe, yaba credit card cyangwa visa card, nayo barayifotoje. Ndakubwiye ntega amatwi nyumve sande. Ni ukuvuga ngo niba ari ikintu cya mbere urimo kunyumva, kugira ngo Apple Store abantu bakoresha iPhone bemere kwa accessinga cyangwa bemere kwa acceptinga application nk'iyi ngiyi, urimo kunyumva, bitwara prepare nk'umwaka, hagati y'umwaka n'imyaka 2 kugira ngo ba provinge bagusabe ibisabwa uba ufite ubuziranenge bwa nyabwo. Server zifite iyi application ziba zifite ubuziranenge, ziri muri Amerika zemewe, ku buryo reka nkubaze wowe uri kumva, kugira ngo Apple ikwemerere muri telefone zabo za iPhone bagiremo access yo gushyiramo application, ni ibintu biba biri legit, ni ibintu bizima, biba biri official. Ni nk'ukuntu ujya kuri Amazon, ndageza mu mumvi icyo kintu. So uyu nguyu, iyi application yakozwe ni company ikomeye irimo abazungu, ariko ikaba ifatanije muri ba CEO, hakaba harimo n'umunyarwanda. Ibi ngibi byatworoheye kubona iyo offer, ku buryo bafite na promotion. Kuba wowe uri umuntu ushaka umuntu, ntago bashakira abantu, ntago bagira n'abantu inama, by the way, ntago bashakira abantu abakunzi gusa, kandi ntago bagiye gushaka abantu bo gusabana nabo, mujye mumenya ubwenge. No, aba bantu bagira inama, uretse gato navuga nkaho ari counseling cyangwa mu rwego rwo kugira, reka zibabwiza ukuri, aba ni abantu, ni company nini, ndakizaza kukita ikigo kinini. Urimo kunyumva sande? Ni company cyangwa ikigo bafasha abantu guhura. Ntabwo bagufata ngo bagushyire mu rukundo udafite, ariko bakorohereza cyangwa bikorohera kujya muri kuba uri muri app cyangwa kugira iyi application muri telefone yawe, bikorohereza kuba ushobora guhura n'umuntu mufite objectif imwe, kubaka, gukora umuryango, cyangwa mushobora gukundana. Ariko bakagira n'umwihariko wuko hariho n'ingeri zose n'isi yose, usangamo abazungu, usangamo abarabu, usangamo abirabura, everybody is on that platform. So ngusabe ujye hariya ushyireho ntuza yawe, ushobora gushyiramo umwirondoro wawe, ugashyiramo ibyo ukora, umuntu araza arebe, akubone, muganire, mugire inshuti. Niyo mpamvu usanga mufite irungu muza kuri ibi ngibi twirirwa tuvuga ahangaha, muri inyuma ya audio nk'iyi ngiyi mukagira irungu. Diaspora, ndabasaba mujye muri single connect, mu downloading, ntimushyiremo imyaka. Hari abantu bashyira amafoto y'abana, ibyo bintu bizatuma Apple ibaninga telefone yawe mu buryo bwo kugira bwo kubona application nk'ariya. Don't do that. Hallelujah. So tugira aho ngaho,
tukira aho ngaho Ura Godfather wakwihanga wiriwe makuru ni salamu. nari ndimo kwamamaza uraza kunyihanganira gato ndangize kwamamaza. Okay, sawa. Takanya gateko ndarindi. So ibyo bivuyeho Single Connect ni abantu bafitiwe icyizere na trust, ariyo mpamvu nsaba buri wese you can join, you can be with them. Ni abantu bafite platform vraiment ziri official. Hanyuma mujye kuri Instagram mwandikeho Single Connect, bafite platform, hariho everything, hariho amafoto, hariho everything. We wandikemo Single Connect kuri Instagram cyangwa nanga kuri Twitter ufollowing iyi platform yabo, then you gonna take me later. Dore muri ahangaha abenshi mwatandukanye n'abagore, abenshi ni muzi gutereta, ni timuzi gutereta n'abakobwa muri ahangaha muri ba materialiste kugira ngo umuhungu akwafodinge mujye hariya muhasanga abazungu mw'abakobwa mwe mukunda ba diaspora. Ngayo nguko tuvuye muri Single Connect. Reka tugaruke mbibutse ko mbere yuko ntangira space, uko space nimara kuyitangira ntago nza kubona uburyo bundi bwo kubona uburyo namamaza. Mbibutse ko turi kumwe, ubu tuvugana turi kumwe n'icyo bita Pamako. Pamako ni iyo imprimerie ya mbere muri East Africa. Iyi Pamako bagira imashini z'akataraboneka zitaba handi hantu. Muri Pamako niho honyine ushobora gusanga imprimerie zemprima kuva ku mupira kugeza ku kirahuri kugera ku biti, nta kintu batemprima. Aba nibo bambere bafite isoko rya mbere mu gihugu, ntabwo mbyita mu gihugu gusa. Muri iyi minsi bari busy ntibashobora kuboneka, ariko nibo bantu ba mbere. Niba ufite ibikorwa byawe, niba uri rwiyemeza mirimo, niba uri umuturage usanzwe, this is the good time kugira ngo urebe Pamako, uyegere, mukorane, bagwe service iryoheye ibyiyumviro byawe. Pamako bakorera muri Nyarugenge ni i Kigali, bafite branch hariya, ariko bafite gahunda yo kwagura ibikorwa byabo bakabigeza hirya no hino ahantu henshi hagenda hatandukanye. So ngayo nguko uko bimeze ni Pamako. Mbibutse ko uretse ibyo diaspora n'abandi bari mu gihugu, dore tugiye kujya mu matora. Nkwibutse ko byaba ari byiza ya masaha ugiye ugashyiraho igikumwe ku musaza ukagikora ariko ufite na namba tiri n'abatenda kugira ngo ufite ikibanza, uri proud yo kuvuga ati ntoye umusaza ngiye kubaka ikibanza cyanjye, mfite umutekano usesuye, ariko ndi no kubaka ikibanza cyanjye. Nta handi wabona ikibanza hafi y'ubuntu uretse ku cyo bise Marshall Real Estate. Aba bagira ibibanza kuva kuri 2.5 million kugera kuri 500,000 biterwa n'ubushobozi bwawe. Gana Marshall Real Estate, bakorera i Kigali, Kacyiru, bakagira branch Remera. Aba bantu nibo bonyine bakora 24/7, bakora amasaha 28 mu mujyi wa Kigali, bagira amashift nk'ayi Burayi. Bona Pamako nabo bitewe n'akazi bafite muri iyi minsi, bafite amashift kuko bari bafite akazi ko mu matora, bafite akazi kenshi gakomeye cyane. So gana Marshall Real Estate, baguha ikibanza, waba ufite inzu yo kugurisha, iyo gukodesha, bagane bagufashe, ukeneye ibyangombwa, bagane bagufashe. Abo ngabo nabo bita Marshall Real Estate. Utimpa nimero, urashaka nimero ya yande? Abantu bashaka nimero ya Single Connect nta nimero ihari. Icyo ukora uragera muri Apostle yawe mujye mujijuka. Koma kubera iki mwifata muba educated idiot? Ntabwo Single Connect bagira telefone. Mwebwe ni mugende mu downloading, urakurikiza amabwiriza.